mbere kuki wahisemo kuza wambaye gutyo? Urakoze baje neza nuko umuntu ugiye kwaka akazi agenda yiyubashye akagenda mbese afite icyo ashaka kandi ushaka akazi agenda wambaye neza. Okay. Hanyuma se ni wowe mete wakiriye sijyo uvuga se? Ni. Okay, uziko wowe ni wowe metre. Ndise shira wanjye kuvuga. Shira wawe amwanga. Subwo nabamujijije iki? Nasonto nagukunda. Arankunda cyane ubwo yarasaza. Nanjye narasaza. Asize kandi mbombo n'ubuzima ko nta kimenyetso. Meze we ubona yiruka. Atoragura amashashi. Ye baba data bari bamfashije ndagatora ma neza. Amakuru ni meza. Uruje kureba Keza? Keza nsinze ahantu yazindukiye. Ko atambwira kandi agenda atambwira pe. Ntabwo nzi impamvu. Nuko utamutelefone. Umutelefone aba yakubwiye. Ntabwo nimero ihari. Kubera ko nari nzikorera adakunda kugenda navuze ati buriya ndamusangayo. Niba wamuteguje. Uri bamuteguje kugira ngo amenye ko uri buze kumusura ntabwo aba yagiye. Ariko wasanga we yagiye atari butinde. Byashoboka. Ahubwo se mama ke kunaje kureba Keve ugiye nibaza nawe munamugiriye ese byagenze bite? Zarafashe cyane ko akunda kimeza. Ese ubundi heruka hano ryari? Kumaze iminsi namubona siduheka kuvugana. Phone nayo yayikuyeho sinzi ngo phone yayitaye he. Niba yayigurishije niba yasize ntabwo mbizi. Aheruka hano ryari? Ejo ni mugoroba yaraje. Ngira ngo ari mu nzara aryamye mu gitondo turebye dusanga ntago yaraye hano. Ariko nge nari nzi ko ari yaraye hano mu rugo kuko nimugoroba namubonye. Ubwo rero gitondo ngira ngo umwana yaraye hano ntago kumbe ntago yaraye. Ibwo yahise ko agenda nyine dore ko n'ubundi asanzwe agenda utazi uburyo yagiyemo. Ubwo rero nuko ni ejo ariko yaraha nta kibazo. Impamvu nyine nari nkubajije Ni karibu. Gaseki ntabwo ubona ko naje kugusura. Wavuye muri telefone. Ndabibona nyine. Ndabibona rega nawe. Utangiye kumfata wese kandi. Niva muri telefone. Ako Keza. Akabakobwa rero nanjye sinzi mbona ntazi ukuntu bimeze. Nk'ubu ndabizi ufite amafaranga umeze neza n'iwanyu umeze neza gute byageze ubu ngubu nta boyfriend ufite? Mfite nyine. Nasi ikibazo cyaba kiri Nuko ngukunda. Kumana Chris nanjye rero nza ndi ikibazo wala ahantu ngeze ahantu hose ngeze ese mumubona ukimumbo n'utundi kuma numva kubona neza. ubundi ukuntu bimeze sibyo? N'ubundi tujya tugira umuhuro bamama ndabizi barahura nk'ababyeyi bacu natwe nk'abana twakuranye amafamiye y'inshuti cyane natwe turahura. Ubwo rero kuba nagutereta kandi bizwi ko na Joyce Ese kuko umuntu ntabwo bibaho. ntamwanga. Subwo nabamujijije iki? Nasonto nagukunda. Arankunda cyane ubwo yarasaze. Nanjye narasaze. Arasize kandi mbombo n'uri muzima ko nta kimenyetso. Meze we ubona yiruka. Atoragura amashashi. Nyine ntabwo atora amashashi ariko hari ibikorwa byinshi ajya anyereka ngaho nk'iyo natinze guhamagara telefone nk'ubu wenda uko muri iyi minsi ari kubigabanya. Ubu ngubu none we yampaye agahenge amaze iminsi 2 atampamagara. Nuko nabuze aho nguhera. Atananyandikira. Nabuze aho nguhera none. Aba usanga anyohereza nka message nk'eshanu mu munsi akampamagara nk'inshuro 2. Ibyo bigaragara nyine bigaragaza ko nkunda byatari kandi abanyine. Je nari narakubuze ndakubonye. Okay noneho nanjye bwira uyu munsi ngiye kujya kwandikira. Ngiye Joyce akora nanjye ndera ntakora. Kandi nge nzamusha.
ndumva ibyawe ntazi mu kanya mfitanye interview n'abantu bazaza gushaka akazi hano muri roza yacu hari job vacancy twashyize hanze ubwo bazaza gusaba uyu munsi nibwo bafite interview ndumva rero n'abamwiyoreye nta kibazo nimba ngiye gusa nyine nk'abantu twakoranye niba ufite ikibazo uzajya umpamagara mba ndi ready inama cyangwa se ubushobozi bwo namwe iwanyu muba bafite nawe ufite ubwawe ariko hari ikindi ntabwo wabura icyo ukenera ku muntu ndi ready ndahari ku bwawe ibyo bindi byo mumeze mute Tumeze neza. nakomeye neza ndi kubona bagusuye Metre nawe ndi kubona wahageze uyu munsi ni umugisha ni umugisha pe kubona mwansuye rwose mwanyitayeho ndi kubona n'abo bana bagusuye uyu munsi ni umugisha ni umugisha pe umugisha mwansuye mwanyitayeho cyane pe Mbese mama ke uyu muntu ko twari tuganira tubona nyine atugezeho uyu muntu ni uwa hehe ubundi akora iki uyu ni wa wundi metre njya mbabwira ujya umfasha gukurikirana ibya Keve kugira ngo agire inama Keve turebe ko yavamo muri biriya bintu by'ibiyobyabwenge uyu ni wowe metre wa kirisi ujya uvuga se iyi ni Okay, uzi ko wowe ni wowe metre. Yego. Numvise sheri wanjye kuvuga. sheri wari uhe Chris. uri sheri wa Chris ni byiza cyane ni ukuri Chris ndi umunyamategeko wawe muri ruhande rwawo amadosiye y'abanengera kwicana ni byiza cyane pe kandi ndanagukunze ndi kubona ufite imico myiza Urakoze cyane. none se aba bana ndi kubona hari abana bitonze make ndi kubona aba bana wajya wegereza Keve bafite imico myiza babimufashamo kujya avamo ibiyobyabwenge bikagenda neza ujye umufasha cyane dore muri no mu rungano rumwe wajya umufasha biriya bintu akabivamo nibyo nzajya mufasha kuko Keva hari ntabwo hameze neza nkurikije ko mama yabinsobanuriye yego hari ikibazo cyahabaye kugira ngo ibintu bijyanye no kunywa itabi inzoga kugira ngo abyinjiremo urumva niba mama we ataramufashe neza akiri umwana byanze bikunze byaramwafekise nanjye nibyo nje kubazaho mama we naganiye na Keve abimbwiraho ko amuhereza ibishoboka akamuhereza ibikenerwa ku ishuri akamuhereza ayo mafaranga minerivare akayishyura visite zagera kohereza abashiki be ariko ntamuhe umwanya wo kujya kumureba nawe icyo kintu nanjye yakimbwiye pe mu gushaka buryo ki ibi bintu bikurikirana ahubwo n'abaya bashiki be bakwangirika kuko uriya Keve ni wowe rugero rwabo rero ushaka buryo ki dore papa Keve ntaba ari hano aza rimwe na rimwe aza mu bibari yabonye akazi gutyo rero weho ni wowe uhari kuba uri umuganga na ziriya bizinesi zawe uzikoresha ntabwo wabura umwanya w'abana rwose pe nisubiye yego kubera uriya mwana Keve nabonye ko yangiritse cyane binturutse yego ibyo bintu nagiye ngira mbikemura ndi kwisubiraho ndi kugenda nyine ngira ngo agaruke ariko uri kubona abizi mbiri kubuza none se yego wambwiye ko uri metre none se muke nta kuntu wowe ndetse na metre nanjye ese twakora iki kugira ngo Keve ave mwabirabira ariko Keve njye naramuganije nkoresha buryo ki tuvugana ahubwo narinje kubaza mama Keza ibyo naganije Keve hari impinduka byatanze hari n'ikibazo yambwiye ko twabira ndi kubaganiza ko mama we akoresha buryo ki kose ashaka amafaranga ariko ntabona umwanya wo guhereza abana amaminerivare azishyura ibisabwa byose arabyishyura ariko ntafata igihe ahereza abana bahereye abakozi ngaho abatantine ngaho iki mubyeyi ita ku bana ubahereza umwanya metre Amen. nta kuntu kuko usanga uri umunyamategeko yego mama cye nta kuntu Keve twamujyana mu kigo ngororamuco
se mama yagiye kuva ejo yanuma ijoro rirenze rica umunsi urije ntawe urataha bimeze bite ariko ntawamenya se ko yari afite telefone ye buriya papa yamuhamagara cyangwa yamusanze mu Buganda mama ko atajya arara ahandi iwabandera buryo saa 10 izagera atarataha yaraye. Halo? Mwiriwe. Chris. Yo buhoro se? Yego. So rero ababyeyi banjye bari bambwishije bambwiye ngo nze kukuvugisha kuko Aline yageze mu rugo rwacu ntihakora ariko nyine yaje kunganiriza nkanjye tunaganira numva amateka ye numva sitari ubuzima bwe numva ikoze ku mutima nanjye ndafata umwanzuro wo kuzamushakira amahirwe yarangiza azamushakira amahirwe akazajya kwiga muri Canada. Ariko ameze neza. Ameze neza ikitumije guhamagara rero nyamukuru nuko amahirwe namushakiye baje kunsubiza ariko nabibonye ntinze nabura amasaha nkane yonyine kugira ngo igihe baduhaye kirangire ngo yahise yurira indege aragenda ubwo nibwo yabuze umwanya wo kubahamagara gusa asiga mbwiye kuzabahamagara akabibabwira. Wow, mbwira neza mpiyo nkuru neza umva ndishimye cyane. Mungu wanjye ko nduzi utestara imashini ntabwo uzi ko amasaha yo gukoresha interview yageze bite byawe. Mami nyine imashini yanjye yagize akabazo ntabwo nabibabwiye gato yagize akabazo tekinike yari gukora nabi ubwo najyanye ku tekinisiye neza. Yego metere ni karibu wacu. Ubwo rero imashini najyanye ku batekinisiye barimo barayikora ariko nyine kuko ari gukoresha interview nukumva icyo abantu bafite mu mutwe urumva. Ya mashini yapfuye yagize akabazo nukumva icyo bafite mu mutwe ariko ku munsi wo gutaha akazi zaba yagarutse. Ese iyo mbwira akakuzana mashini yanjye tukaza kuyifashisha. Oya niyo mba ndi mu rugo hahandi mu rugo hanyaho ntabwo biri ikibazo nuko twagiye mu rugo rwacu rwa kabiri ariko mugoma mfite imashini irenze niyo mpamvu ariko byose nta kibazo ndumva twanjye mbigize ikibazo nuko nzi ko mu hose hari imashini papa afite imashini yanjye nakoreraga undi mu rugo byose mu rugo hari imashini zirenze 3 niyo mpamvu nuko turi mu rugo rwacu rwa kabiri ariko bizi mama yabimbwiye niyo mpamvu so ndumva twatangiye ndabona nawe wahageze so ufite dosiye zabo zose ndazifite. Okay ndumva twatangira ubanyuzeho ubwo ndumva wabwira wa mbere akinjira uwa mbere yinjire. Witwa nde? Reka murebe ndi kubona muri apurayinze nawe. Okay hanyuma muko aka kazi kucyuga wumva wagashaka cyangwa se kukiwumva twaguhayaringa tukaguha aka kazi. Njye nagiye kwa Prime ngira akazi. Gusa nabinde. Ntabwo akazi ndagira ndapurayinga. Nubwo umunsi mwandomagaye. So muteye n'akazi mugiye kuma. Akazi kose mugakora mu muhati n'imbaraga n'umutima. Yego. Izo nizo strengths zawe na weakness zawe. Okay ngaho genda muzagaruka ku munsi wo gutanga akazi. Iyi ari interview ubwo turabafite kuri mail nanoza zanyu nta kibazo tuzongera tuguhamagare. Genda urakoze ubwire undi yinjire. Reka nawe wakoze. neza ibyo yabonye amahirwe bamushakira amahirwe aje kwiga muri Canada ndetse no kugira ngo nagaruka azabe afite ihame ryo kubaka ubuzima bwe kandi bugacamo kandi namwe na famiye ye akaziterwa. Yego. Hanyuma ko ndi kuvugana nawe mama wawe ari shaho rero
mama ntawe uhari ntawe uhari ubu umwana tuvuganye kandi biragomba kubibwira mama wawe none ntabwo twamubona tukavugana mama ntawe uhari ntabwo wapfa kumubona none ntongere ryari nka nimugoroba wenda nka saa moya saa murakoze gutanga kongera kumuhamagara ariko ageze aho ngaho mbere yanjye wamubwira ubwo nkaza kumuhamagara noneho hari amakuru abifitiye gusa ndishimye iyo uriye indege mana we Yesu aratwibutse yego hashize nk'amasaha abiri ndakeka na n'ubu ngiye umuvanye ku kibuga cy'indege ubundi ubwo nshyika mu rugo niho bamuzanye kumwibarira nta gihe kinini ashize agiye na n'ubu aracyari mu gihe ashobora kuba ataragera nta kibazo katumusengere agereyo amahoro nagerayo rero muze kutubwira mutumenyeshe ko yahageze amahoro cyangwa se niba yagize n'ikibazo tubimenye njya numva ngo ibi binyabiziga sinzi byo mu birere oya nta kibazo gihari gutwara indege taransipoti y'indege niyo muri taransipoti nta kibazo ubwo mama naza ndaza kubimubwira kandi murakoze yego nta kibazo ariko nanjye nkaza kugira ngo ahamagare kuko mama wanjye arashaka ko tuvugana ntabwo tujya tubona amayinite rero uze kumuvugisha nka saa moya yego murakoze yego nawe amazina yawe ni ayahe njye wanyita James Chris wakwakirira none se muhungu ko mbona uyu muhungu atari seriye bitebye uyituramo akazi kacu oya ntugapinga umuntu ngo nuko umurebeye inyuma uzapinga umuntu kubera ko wamaze kumwumva ukumva icyo afite mu mutwe okay musore ni ibihe bintu bitanu wiyizeho byiza yego abakozi mwakorana bakwishimira ko muri gukorana okay njye ikintu cya mbere niyizeho njye nkunda akazi yego good yes kandi ikindi njye ndi umukozi yego yes then ariko rero njye nkanga abantu bakoresha abantu ntibabahembe yes good hari ukuntu umuntu aguhemba yego noneho igihe kikarenga none se mu kazi kuza umuntu yinyweye agacupa hari ikibazo agacupa kandi kandi akane nakabonye kari agasinzi kacinjira sinababwiye ngo ntabwo namuha akazi kanjye bisa ni umuki oya natwe ntabwo dushyigikira abasinzi yatwanduriza n'abandi bakozi yaratangiye neza avuze icya mbere numva nicyo we icya kabiri avuze neza gatatu ariko ubwo hise byica umusore ariko bose abaciye mu ijana no wakwisohokera ukatubwirira nta bindi bintu byinshi ariko bose nta no kumwuma mw'igi ko oya umwigi muri urugo cyangwa se no mu bakozi dukeneye nta nubwo ari ngo mwinjire okay murakoze nitwa umwari Leila yego please go ahead yego ndiko kubona Narine tuvugana yego Arine uracyameze neza yego meze neza nta kibazo okay nkuko nari nagusezeranyije rero ndakubwiye ko ku mugoroba nza kuguhamagara so mama wawe yaba yaje aya amasaha ariko mpamagaye kare cyane ese ko nakubwiye saa moya nawe urahagera mu rugo mbona saa 11 n'igice zageze se ntabwo arataha uze kumuhamagara saa moya ubu ngubu ntabwo arataha Arine ikintu nari ndimo kukubwira ni uko saa moya n'igice ntabwo ndi buboneke hari inama ikomeye turaza kuba turimo ngo bivuze ko ntari buboneke nimba ubu bidakunze ubwo bizansaba kongera kubahamagara ejo nta kibazo hari ikibazo ngo naheje
akomeye uyu muntu nta kibazo wamumbariza ko mbona hari n'ukuntu nk'ababona bamuziranye cyangwa se igitsina gore. Okay, mbo amakuru umwari meza uje gushaka akazi hano muri business yacu. Ndahamya ko waba wujuje ibisabwa. Sawa turibuze kubireba. Okay, ndashaka kumbwira strength zawe 5 na weakness zawe 5, ibintu wumva ufitemo imbaraga 5 n'ibintu wumva ufitemo intege nkeya. Nk'umukozi wacu ibyo bintu tuba tubikeneye twumve ngo ushoboye he ahantu nyine wumva ufite imbaraga nyinshi naho ugira intege nkeya. ngo intege zanjye nkeya ntabwo nkunda gukora amasaha ngo ndenze amasaha, kandi nanone sinkunda umuntu uri gusuzugura akazi cyangwa asuzugure mugenzi wanjye. Aho ngaho nahita nkubahuka. Hanyuma nuko burya mbere na mbere kuki wahisemo kuza wambaye gutyo? Urakoze ubajije neza. Nuko umuntu ugiye kwaka akazi agenda yiyubashye, akagenda mbese afite icyo ashaka, kandi ushaka akazi ugenda wambaye neza. Okay. Hanyuma se ni ibihe bintu 5 wumva wifitemo byiza abantu mwazajya mukorana wumva bazajya bakwishimiraho bakumva batagutakaza? Murakoze. Ibintu 5 niyiziho. Cya mbere nkunda akazi, cya kabiri ndubaha nabo dukorana, mbo cya gatatu nkora mbese ntashingiye ku nyungu zanjye, nkakora nk'umuntu ufite icyo ashaka kandi afite n'intego agomba kugeraho. Cya gatatu ashishikariza n'abandi bagenzi banjye kuza tugafatanya gukora akazi, cyane ko tugomba kwiteza imbere. Mbo Chris muhungu wanjye sigara muri ibyo ndaje ndabizo bikurikirana ndakwizeye. Okay, nta kibazo mama. Ndi kumva ari byiza, nta bindi narenza babibwira ndakinjira. Sawa murakoze. Yego. Ndi yakwinjira. Ndi no kubona hari kubona umuntu umwe. Ahubwo se witwa nde? Yewe banyitaga 4G. 4G se ibyo byo ni ibiki? 4G si internet si simukadi wabaye simukadi ijyanye. Nzikare internet. Uwo umuntu usigaye se ubonye ari 4 ariho nimba ari 4G nimba ari 5G nimba ari what? Umuntu se ndebera kuri noza urebe nimba umubona. Nguyu muntu yamwinjije.